kandi burundu. Amen. Ya anniversaire yanjye ahubwo mukuru anniversaire muzakora anniversaire muri kwa kabiri ntukarenge. Yego. Kuko ndabyibuka hari mu kwa kabiri simpani bukitariki neza. Habaye mu kwa kabiri bwa buribwe kandi burongera buragaruka bwa mubyimba burongera iyo bwanjaga kumfata bwajugunyaga ibintu bimeze nk'urushahi bisosera nk'umuntu. Aka kantu ko munsi y'imira babwiye kagahita gahangarara bigaca hamwe ikigori cyayobeye cyazaga kibishahera gute. Aho ikigori cyanize sintazi gusa nuko hariho hangize ikibazo. Sawa, uyu ni wa mwanya w'ibiganiro tubafitiye by'ubuhamya. Haciye iminsi twumva amakuru y'uko hari umubyeyi watamiye ikigori kikayoba yari akimaranye imyaka 33 mu muhogo. Noneho dushaka kumenya ko ari byo, turagenda turamushakisha turamubona twamubazaniye. Ubu ni bwa buhamya bwiza buza bwubaka imitima bugafasha abantu benshi ndetse bugakomeza n'abandi muri runo rugenzi. Rero turabiyegereje hano kugira ngo mwegere ubwo tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Murakaza neza. Kubera ko ari abakozi b'Imana reka dutangire dusenga hanyuma tuze gukomeza ikiganiro cyacu. Waha mikrofone pasiteri akadusengera tukabona gukomeza. Karibu pasiteri. Murakoze, kadusenge. Turagushima Mana ihoraho, Mana igira neza. Turagushime ko aturinda impande zitari zimwe. Ariko ugashime ko duhurira hano muri kiganiro n'ubuhamya bw'imirimo wakoze. Ubane natwe muri kiganiro ubuhamya buza gutambuke ari ubuhamya buvuga imirimo wakoze kandi ubuhamya bwubaka imitima ya benshi. Bari bwumva ubuhamya babera ubuhamya bw'ingirakamaro, ubuhamya bakomereza mu ijambo ryawe kugira ngo nabo bagire ibyiringiro by'uko nabo abafite kwera muri bo bagire ibyiringiro by'uko nabo igihe mu gihe gikwiye nabo uzabakorera ibitangaza bikomeye. Nsabye umugisha abo turi kumwe bose hano, abanyamakuru bacu natwe tugiye gutanga ubuhamya, ubane natwe dutange kuza dushoje mu izina ryawe tubyambaje mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Arakoze pasiteri kudushira mu maboko y'Imana. Reka nongere kandi mbirizeho mwiriwe. Mwiriwe neza. N'amahoro mufite? Amahoro. Reka inshuti zacu badukurikirana ku biganiro cyangwa se ku buryo bw'ikoranabuhanga turabirijeho namwe. Umwami Yesu abahire abagirire neza agasanira imirimo y'amaboko yanyu mu ya buri munsi muba mukora. Rero namwe turabiyegereje muri kino kiganiro, abadukurikirana bose namwe turabiyegereje. Imbere yacu, imbere ya kamera hariho umubyeyi mwiza yatangira twibwira. Amazina yanjye nitwa Nyirankundwa Esperance. Akaba n'akandi kazina kanjye bwite ku bazankurikira, ndabizi bazankurikira benshi abo twakuranye. Ko kazina kakitwa Nkushi ko mu bwana, ku banyumva bazamenya neza cyane. Murakoze. Murakoze. Iruhande rwawe naho hariho ubundi ngaho nawe natwibwire kubera ko twese turaza gusangira ibiganiro hano. Jewe nitwa Pasteur Mazuru Enoki. Uyu ni umufasha wanjye turi kumwe. Murakoze. Witwa Pasteur Enoki Mazuru. Ukorera umurimo w'Imana hehe muri hetorero? Umurimo w'Imana ukora mu itorero rya Ebenezer Evangelical Missionaries Ministry.
sawa urakoze cyane. Ngaho subiza mugenzi wa mikrofone. Sinzi izina ndimo zo gukoresha ariko reka nza gukoresha iry'abana bawe kubera ko niryo ryiza. Mama Karame. wari utangiye uvuga ngo wari umaranye ikigori mu muhogo imyaka 33. Yego. Nibyo? Nibyo. Iyo myaka yari ishize 33 maranye icyo kigori mu muhogo. 33 ukimaranye mu muhogo. Ko bitangaje. Biratangaje, ni imirimo y'Imana itangaje cyane. Ikigori ubuhe bwoko? Indete cyangwa se ikigori cyose nyine kizima? Ni indete. Indete y'ikigori? Ni indete y'ikigori. Tubwire amakuru uko byagenze. Urakoze cyane. Mbere na mbere ndabanza nshima Imana. Imana ni umukozi w'umuhanga. Nukuri yankoreye imirimo ikomeye. Nta mwana w'umuntu wari ushoboye kuyikora. Keretse Imana gusa yonyine. Icyo kigori cyamfashe muri 91. Mbese ubwo burwayi naringiranye iminsi. Bwamfashe muri 91. Hari mu kwezi kwa 7. Icyo gihe. Nicyo gihe wahuye n'iyo mpanuka? Icyo gihe nahuye n'iyo mpanuka. Mwari mutuye hehe? Twari dutuye mu gace ko muri Sange, mu muhana witwa umuhana wa Nyango. Epfo hagana kuri Rusizi niho twari dutuye. Icyo gihe se niho mwari mutuye? Niho twari dutuye. Tubwire neza ukuntu icyo kiyo mpanuka ukuntu yabaye neza. Ukuntu? Impanuka yabaye uburyo byatangiye. Tubwire amakuru ukuntu byagenze. Yego. Noneho nari umugeni w'amezi 3 kuko nashatswe 9 mu kwezi kwa 4. Habaye mu kwa 7 kuwo mwaka tuja gutoragura inkwi. Mvuyeyo nari kumwe na muramukazi wanjye, twari twajyanye gutoragura inkwi. Mvuyeyo ngeze mu rugo dusanga mama ariwe mabukwe. Twari twarayidutetse ibigori. Atuzana ibigori ndetse n'amazi kuko nawe yaravuye mu murima, twari tarateka. Tuzana ibigori ngo tube turya n'amazi. Tubanza kunywa amazi nk'abantu bavuye ku zuba. Ndangije turya ibigori. Nkungura ibigori kwa kuntu umuntu ahungura ibigori aterera mu kanwa. Ndagira none nari maze kumira nka kangahe. Tereye ako kanya ibigori, ikigori numva ndahangaraye birayoba. Bimaze kuyoba murumva impanuka y'isiba, ibintu byose bisa n'ibihagaze. Abantu baraza, ndabizi neza abanyenyango barankurikira, bazankurikira, bazumva kino kiganiro, bazabireba, bazabyumva. Bitanasama, iyi mitsi yose irahagarara gutya. Kubumba nanirwa kubumba umunwa. Nukuri Imana igira ibitangaza. Icyo gihe ndibuka nagize akanya bitsa iyi mitsi yahagaze. Hari mu giturage, ntabwo bari bashoboye kunyirwa nkana kwa muganga. Wenda iyo hakaba nko muri iki gihe baba barantwaye kwa muganga, nicyo gihe ibyo ibintu bibe byarabereye kwa muganga. Ariko kubera hari mu giturage bakomeza kwitsa imitsi, kubw'amahirwe nditsa akanwa, numva imitsi iritse, isubiye mu buryo bwayo. Indwara itangiriraho. Ukiri aho uri kuvuga ngo ndiko ndabona uri gukora muri uyu musaya w'ibumoso. Wari kurisha imoso kuvuga ngo kiyobere mu bumoso cyangwa byagenze gutanga?
sinibuka aho niba yari indyo niba ariko ndagira ngo ni ukuryo ibyo ari byo byose ni ukuryo sinza ndisha imoso ni uyu musaya w'ibumoso cyangwa ni umusaya w'ibumoso byayobeyemo ni umusaya w'ibumoso byayobeyemo komeza uyu mpaye inkoramo nyine kuko n'umuntu anyitegereje neza imisaya yanjye ntiresha kuko uyu kubera kubyimba cyane n'iri gufwa ryari ryarabyimbye niyo mpamvu uyu musaya uruta uyu ego kuva icyo gihe mfatwa n'iyo ndwara gutyo ariko hagati aho haje gukomera nyuma kubera twari mu giturage hamaze nko kubura hakandya cyane nkaribwa sinje kwa muganga kubera n'ahantu twari dutuye ndabibana nk'imyaka aho hantu twahabaye nk'imyaka nk'itanu ngira ubwo burwayi kuko sinaryaga ibintu bikarishe cyane nk'ibyita imyembe cyangwa se imishishi cyangwa ibisheke mbese ibintu bituma amazi yakwinjira hano nka munsi y'ururimi kuko iyo nabiryaga narahangararaga simbashe no kumira nkicuza icyatumye mbirya mbana ubwo burwayi gutyo 94 twe twaje 96 mu Rwanda kwezi kwa mbere mpageze imbengiriwe amahirwe yo kwivuza icyo gihe natangiye muri process yo kwivuza kuva 96 yego komeza noneho kuva 96 iwacu kuko twahitiye Kabuga tushitse Kabuga ntangira kwivuza inja muri centre de santé yaho banyohereza ahantu hitwa Kanombe ngeze Kanombe batangira ibipimo byabo bashakisha indwara kuko ni bwa mbere bari batangiye kumvura ndangije bampa imiti yorohereza ndagenda ko kiranyorohereza imaze kunyorohereza hagati aho cyane nakomeje kurwara bampa imiti bampindurira iyo bampaye ubushize bakahindura iyindi kugeza ku ntambwe yo kumbwira ngo ukubagwa iyo ntambwe igeze yo kubagwa nagerayo ngiye kubagwa bampima bagasanga ndatwite bikaba birarangiye ntibambage kababwira ati simbagwa ntwite nshobora gupfa kabireka cyangwa se nkaba ndonsa kandi ndwaye kabireka sinje kubagwa kandi barampaye rendez-vous yo kubagwa ndabibana kugeza 2017 ukiri aho ngaho ari ukuntu wavuze ngo numva hari haciyemo imyaka myinshi kuva 91 ukageza 96 mugeze i Rwanda yego numva hari haciyemo imyaka myinshi nta buryo bw'ubuvuzi bitewe n'igihugu naho ugereye nyine aho wagereye naho bari bavuye muri jenoside naho urumva nyine bari ko biyubaka urumva ibintu byari bimeze neza cyane ariko uburibwe bwo bwakomezaga kuzamuka ese icyo gihe waza ugubyimba bikagaragara inyuma imbere nta yindi ngaruka byateraga ku mubiri icyo gihe nararwaraga cyane nkabyimba bikagaragarira inyuma ndetse n'imbere hakaza aka kantu gasa n'agasohora amacandwe kakabyimba kakamera nk'umugondoro w'ikigori kakabyimba kakarisha n'amenyo yo hasi ni ukuvuga ngo wabyimbaga ikigori cyarameraga mu kanwa nimba cyarameraga sinzi nimba ari amashira yakajyagamo ariko karabyimbaga kakarisha n'amenyo mbese urumva ni umugondoro w'ikigori wazuguza ariko utwikiriwe n'inyama kugeza aho uresha n'amenyo sinabihamya neza kubera byari imbere ariko muri njye numvaga ari nk'umugondoro w'ikigori ni nako nabwiraga abantu dore cya kigori kirameze ngiki ukuntu wabyumvaga muri wowe wumvaga ari ikigori cyameze munsi y'ururimi munsi y'ururimi niko nabyumvaga reka mbaze nk'umusaza pole kuri iyo ndwara mwahuye nawe impanuka
Kishapo. Ariko aho hagati hari urugenzi rurerure, ariko aka kantu avuze numvishije gateye amatsiko yo kukamenya neza. Ibyo ari byo byose wari ufite uburibwe nyine bitewe n'uko uri kubona umugore ariko aribwa. Ariko aka kantu avuze ngo yumvaga ari nk'ikigori cyameze ndetse akanabivuga. Wowe wamureberaga wabonaga bimeze gute? Kuko wabonaga ari ikigori, wumvaga byashoboka, wumva bimeze gute? Muri wowe wiyumvaga gute kuri ubwo burwayi mwari muhuye nabwo? Urakoze. Iyo habaga hajemo nyine kuvuga ngo hazemo ububyimba, kuko bwarazaga bukongera bugasa n'ubunyitse, wenda bitewe n'imiti yabaga yahawe n'abaganga, ariko habaga hongeye ububyimba bwongeye kugaruka. Hari akantu kabaha munsi y'ururimi gatuma habaho nk'amacyambwe mu kanwa, niko kabyimbaga, ariko kakaza ari inyama. Wakareba ukabona ku isonga yako hariho nk'amashira, kuko niyo habyimbaga gutyo, yabaga agize nk'icyumweru abyimbye, ubwo bubyimba bwaje yagiraga n'amashira mu kanwa, yakanda amashira akaza agaseruka kakira. Ntabwo twavuga ko wari umugondo w'ikigori kontere, gusa nyine icyo twavuga ni uko katerwaga n'uko ububyimba bwaje, akaba ari nk'aho amashyira yigaragariza, ariko ntameneke, akameneka aciye nk'aho nyine ikigori gisa naho cyinjiriye cyarengewe n'inyama, yakanda munsi aciye aha ku mubiri wo hasi atari mu kanwa, amashyira agatumuka munsi y'ururimi. Amashyira yamara kumeneka, ka kantu agasa n'uworohewe, ka kantu kakongera kandi kakanyika, kagasubira ko kari gasanzwe. Nicyo nabivugaho. Ntabwo twahamye cyane ko ari umugondo w'ikigori, ahubwo twavuga ko ako kanyama kabyimbishwaga nuko izi nyama zaha hepfo zabyimbye, ariko kubyimba kose zabaga zitewe nyine n'icyo kigori cyayobye cyari mu mubiri. Urakoze. Biratangaje, urumva nyine ingaruka zose zari zitewe n'ikigori, urumva uko wabyita byose umuntu ashatse yabyita nyine uko yabyita. Wabyita ko ari ikigori cyari kimeze, cyangwa se wabyita ko ari inyama yari ibyimbye bitewe n'ikigori cyari cyayose. Wowe muri wowe nko mu myizerere yawe wumvaga wabyizeraga gute? Wabonaga ari ikigaragazo gisanzwe? Wabonaga ari impanuka imeze gutyo? Wabyumva, wabitekerezaga nka gute? Urakoze cyane. Njye navuga ko ni impanuka isanzwe, kuko hajya n'ubwo bishika umuntu akayura, ariko kugira ngo yongere abumbe akanwa bigasa n'ibyazemo gato. Ibyo ni ibintu bisanzwe biba ku bantu, kandi nuko nta handi abantu bashakishiriza. Ni impanuka yabaye, ni ukuyoba, ikigori cyarayobye, ni nkuko n'amacyandwa ayoba umuntu agakorwa, nacyo twavuga ko cyayobye. Ariko ibyo byose nyine twari kugira ngo imirimo y'Imana yigaragaze. Imana ubuhanga bwayo, gukora kwayo kwigaragaze mu gihe cyayo gikwiye. Urakoze. Kadusubize Mama Ange, wakomereza aho wari ugeze uburyo bwo kuvurwa. Urakoze cyane. Ubwo hagati aho habayemo kwivuza cyane cyane kugira ngo tugere kuri uwo mwaka wa 2017. Yego. Habayemo kwivuza cyane, ndetse nashimira n'abantu cyane bakomeje kumfasha muri ubwo burwayi. Inshuti zanjye zaramfashije bikomeye hagati aho mu kwivuza. Hari umukobwa n'ukuri umushikazi waturutse n'umunyarwanda, ariko babaye icyangugu. Ndabyibuka amenyo yari kwandya, uburibwe ari bwinshi, amashira ameneka,
mbese cyari cyarenze urugero. Arambwira ati se mama Sandrine, banyitaga mama Sandrine niwe mfura yanjye. Ati se mama Sandrine, none uko bikomeye wagiye kwa muganga n'abandi amafaranga mfite, Imana imumugisha. Yampaye amafaranga 5,000 aranamperekeza kwa muganga w'amenyo, banga kunkura. Ati tugukuye ushobora gupfa, genda babanze bakuvura icyo kibyimba. Mbese abaganga bo babyitaga ikibyimba. Nababwira ko ari ikigori, bamwe bagaseka. Bagaseka, niba nababwiraga habyimbye munsi y'ururimi hazamutse, nababwira ati do nyamara ni ikigori n'umugondoro w'abantu babaye umugondoro, bakagira ngo ni urwenya. Njyewe mbese nkababwira gutyo. Arabati none ga tugende kwa muganga. Aranjyana atanga 5,000. Imana imumugisha, azabyumva ndabizi. Undi mu mama twarabanye muri uwo muhana wa Nyango, ni umugore w'umusirikare ndetse n'umugabo we ni mazina y'umugabo wanjye. Yego. Arabati ntiwabivamo. Afata process wenyine akazagenda muri MMI, yarafite MMI ikarita y'abasirikare, akajya mvurizaho. Akagenda kwa baganga bose, agenda agira gute byose kwa doctor, akaba ari nge ninjira, bakabona indwara bakampa imiti. Nayo Imana imumugisha. Nukuri nahuye n'urugamba rukomeye, kandi suko ntasengaga Imana. Byari bikomeye kubyarira muri ubwo buzima bw'uburwayi. Hari n'igihe byanteraga n'isoni kuvuga ngo nicaye mu bandi ko ndagira gutya amashira akarakomeza kuza, nkumva n'isoni ziraje. Ariko hamwe n'Imana ya Isirayeli kwari kugira ngo kuri none nzahagarare hano mvuga ubuhamya. Akandi kabazo kamwe waruvuze ngo byaguteraga n'isoni kugera mu bandi, byenda mu kanwa hari kuhavamo amashira ntibyumvikana, kandi koko nyine birasa n'ibiteye nk'ifunwe. Ariko akabazo k'amatsiko, ese ubuzima bw'uburwayi, ariko ni ikibazo gisa n'ikiri privé sinshaka ko tugitindaho cyane. Ubuzima bw'uburwayi, ubuzima bwo kubyara, ubuzima bwo mu rugo, cyo gihe ubuzima bwari bumeze gute ko nta buryo byenda bwari buhari cyane, wowe ku buryo wagira icyo wigezaho byari bimeze gute? Ngewe ubundi ubuzima bwanjye nakuze ndi umuntu uzi gushakisha cyane. Narashakishaga nukuri kandi Imana ikamfasha. Narashakishaga kandi n'umugabo yaragira akazi. Ariko kubera twari dufite abana, sinavuga ngo ni benshi, nta benshi babaho, twari dufite abana kandi bayabakura kandi biga, bakeneye no kubaho mu buzima bwiza. Ntabwo wenyine ari kubishobora, tamufashije. Naramufashaga nubwo nari umurwayi gutyo. Urakoze, reka tuzamuke cyangwa se twihute tugera aho wageze uja kwivuza mu bitaro bikomeye uvuye kuri centre de santé. Yego urakoze. Icyo gihe nababwiye ko nari ngeze i Kanombe banyohereza, none bareba ko batanshoboye, barabati sihashika hari umuganga wo muri iki gice urwayemo, reka tukoherezeyo ujyeyo. Aba bampaye transfert, banyohereje noneho bansingirije CHK naho nayivurije imyaka myinshi. Nagiye mu bipimo, naciye mu masikani arenga 5 none. Yego. Yari menshi pe. N'ubundi ibipapuro byaho nuko cyagihe tugeze hano muri Kenya bavuze ngo ko baragenda basaka mu mazu. Nicyo gihe nabijugunye. Ndabanga batazansangana ikintu cyo mu Rwanda na kimwe. Ubundi kuko nari nzi hano muri Kenya ko nzatangirira kubivuriza, nari narazanye amadokima yanjye yose. Nicyo gihe nabijugunye ndabitwika. Hatazagira icyo bazamfatana cyo mu Rwanda. Nukuri baramvuye bishoboka uko abo kose. Bampaye imiti yisumbuyeho kuruta iyi Kanombe. Kugeza nabo bambwiye ngo
ntabwo bashoboye kumvura. ntiyaba wari ufite ubushobozi twari kukohereza mu buhinzi, ariko kubera nta bushobozi ufite, reka utegereze abaganga bo hanze nibaza. aho hari muri 2017 tuzaguhamagara uze kwivuza. ndababwira nti ko numva uburibwe ari bwinshi, zategereza na ryari? ati igihe bazazira tuzakubwira. habaye 2018 mu kwezi kwa mbere, niba kwa kabiri, barampamagaye ati abaganga bawe baje turagukeneye hano, kandi bampamagaye mu gicamunsi. barampamagara abaganga bawe baje, ngwino uze CHK batangire bakuvure. Ati sawa. nahise ntegana mugenzi wanjye, umugabo wanjye, nuko nawe Imana izimuha umugisha, twabanye mu rugo bari bwose. turajyana tugenda CHK. tugeze CHK barampima muri uwo mugoroba, baranagaruka baranteguza ngo ugerageze saa sita zigeze za nijoro unywe icyayi kuko ejo ni kukubaga. ati sawa. saa sita zigeze kuko nanyweye icyayi, ndongera ndaryama. mu gitondo bazinduka baza kuntwara, ndagenda kumva bari baraye bampimye, banjyana nyine muri salle de paix bankorera bambagira, ariko nkiraho imbere yaho mu muryango hari ibindi bipimo babanza gufata. bampimye basanga umuvuduko wagiye hejuru, mbese tension yazamutse. baravugana ati dushobora yari yamanutse icyo gihe, ati dushobora kumutera bomboni tukamubaga, ubundi mwanya irongera irazamuka. babuburira uburyo mbese muri makibabura naho bamfata, irazamuka ikamanuka. barambira ngo nubwo banagize, ariko nukuri ngiye simpamya ko ari ubwoba. nzaba ngo n'Imana yandinze icyo gihe, yandinze. wenda iyo baje kumbaga ngakira, sinari kwizera imbaraga z'Imana, nari kwizera abaganga ko aribo bankishije. kwari ukugira ngo kuri none nzahagarare hano ntanga ubuhamya, ngiye uko niko nabifashe. ubwo barambwiye ngo turakuvana hano tukujyane muri dispensaire yacu. hagati aho ngaho yego, wari ugiye kubonana n'umuganga w'umuspecialiste, wari uvuye hanze, wari ufite uburibwe, wari ukeneye kuvurwa, umeze nabi, nawe yari akeneye ko umugore we wavurwa. urumva byibura wari ufite icyizere yuko wakiriraho. yego. wabyakiriye gute kuba utakibazwe cyangwa se kuba utakivuwe n'abo usa wowe n'uwari ushingikirijeho? mwabyakiriye gute? ni ukuri kuri njye ntabwo nabyakiriye neza, naramubaye cyane cyane, ndetse njyenyine ndinuba ubwanjye. ndavuga ngo Mana we, nari ngeze ku gihe cyo gukira, none ni gute bigenze gute? umugabo akambwira ngo wagize ubwoba bwinshi. ndekera gutyo, banjyana muri centre de santé yabo, aba aribo baje kumvurira. cyakora cyo bampaye imiti, nubwo itankijije ngo inkize nyine, ariko yangabanyirije uburibwe buke mu gihe gito cyane cyane. yego. reka inshuti bavandimwe badukurikiranye, reka namwe twongere kandi tubahe ikaze. tunasaba buri wese waba ufite ubuhamya ko yaza akatugana akatureba, kubera ko dukorera hano mu itorero rya Ebenezer rikorera Kasarani, naho niho tubarizwa. mu by'ukuri ubuhamya bwawe twazabutanga bukazagira icyo bufasha abandi mu buzima bwo kwizera imirimo y'Imana, kubera ko nta kindi tubikorera n'icyo ngicyo. dukomeze ariko duse n'abihusemo bitewe n'umwanya. uja kwa muganga wundi mwari muhujijwe n'umugore uri hanze? yego, icyo gihe muri 2018 ndababwira ko aricyo gihe nari mvuye CHK, ariko n'ubundi uburibwe bwakomeje kuba, ariko
nko mu kwa kabiri ho byari byacitse gatoya, habaye mu kwa gatatu mu kwa kane aho biba noneho birenga, ntibwari bucumva ibinini. Ntabwo ibinini byo kwa muganga byari bigira icyo bifasha, kuko amakarito yose y'imiti nari nabinyweye. Ngejeje icyo gihe 2018, ni ukuri uyu mama ndamushimira cyane, Imana ijya umugisha kandi ibyo akora byose Imana ijya umugisha. Uyu mama yitwa Nyirakiza Jeanne, ni umwana twakuranye kubwegera iwacu aho mvuka, ni kubwegera. Imana imumpera umugisha cyane. Uyu mama ngo yararyamye arambona mu nzozi, ati se ni ikihe kibazo afite? Arongera araryama, arongera arambona, aravuga ngo nimba njyewe mfite ikibazo. Agerageza nk'Imana, mbese niko navuga, ejo nzabona amafaranga, kuko hari imiti yamvuje niyo yacuruzaga. Aravuga ngo nzabona amafaranga, uko yabisabye Imana niko byagenze. Azabona amafaranga gute? Abona amafaranga yashakaga, cyangwa hari umubare runaka yavuze? Umubare runaka yavuze, yego, y'amafaranga ashaka. Mbese ni nko kugerageza nk'Imana kugira ngo amenye neza koko nimba mfite ikibazo. Yego. Nuko Imana irabikora. Imana ibikoze bimuha kunshakisha, kuko twari duherekana kera cyane muri 90. Kuko iyo yashatswe 90 gutya yashira, nanjye nshakwa 91. Urumva ni kera. Mu Rwanda ntitwigeze tubona na gutya amasuku yandi, kandi aho yarahabaye yabaga ku Gisenyi, ngiye ntuye za Kabuga. Nuko arangije arashakisha, nimero zanjye azikura kwa babyara banjye, arabavugisha bamuha izanjye, niko kumpamagara ahita ambwira ati nonaha ushobora kuba ugenda ukaja ku muganga nkurangiye. Nukuri Imana imumugisha, yakoresha amafaranga ye menshi kumvuza. Ahita yohereza papa w'umuganga amafaranga, aramubwira ati nawe uhita umwohereza ya tike. Anyohereza na tike, ndagenda aramvura. Kuva icyo gihe 2018 mu kwezi kwa kane, ndabyibuka nagezeyo ku itariki 10. Iwe yampamagaye ku itariki 9, hari mu cyunamo, abandi bose bagiye bansize mu nzu kubera uburibwe. Ndangije ku itariki 10 ndagenda mbonana n'uwo muganga, ahita nshira mu bipimo byinshi, nawe byinshi cyane. Arangije ampa imiti, amaze kumpa imiti barambwira ngo genda mu rugo uyinywe. Hagati aho n'ubundi wari waramwoye imiti myinshi uhereye kuri Centre de Santé Kanombe, CHK. Uwo nguyo wari umufitiye icyizere kingana gute, ku buryo cyangwa n'ibirya byo kuyabya nyine gusa reka ngende ntakundi kubera uburibwe? Kuko ahantu nari ngeze niba ari kumbwira ngo ibi byatsi birakuvura, narabinywaga. Kuko niwo mwanya nari ngezemo. Yego. Narabyizeye nyine ndaba ngo reka mbinywe, wenda byanyorohereza uburibwe cyangwa se ngakira. Ariko muri nge numvaga kubagwa ari igisubizo cyanjye kizaturuka. Nuko ampa imiti ndataha, nayinyweye icyumweru, uburibwe bw'amabushira. Nyoberwa iyo bugiye, ndatangira ndabyibuha, ndatangira mba umuntu ngira ishusho y'abantu. Bamwe bakambwira ngo none naba naranyweye ibinini by'ingurube, abandi baba baraguhaye ibinini, mbese bakavuga ibyo bumva bashaka. Waba waranyweye ibinini by'ingurube? Koko birahaba cyangwa ko ari upfusa? Sinzi. Bamwe bakambwira ngo no, cyangwa se none ni ibinini bya sida bagwaye sinyirwaye. Mbese bakavuga ibyo bashaka. Ariko ndakira, nama nizera ko nakize pe. N'abandi none naribeshaga byari bibyimba. Bifata uko. Ariko ndakira kuva icyo gihe 2018 kugeza ejo bundi 2023 na gatatu mu kwezi kwa kabiri. Ni ukuvuga ngo guhera 9 rimwe ukageza muri 2017
icyari igihe cy'imibabaro n'uburibwe bitewe n'indwara wari urwaye. yego Nyuma yaho y'iyo miti uvuze ko usa n'uworohewe urakirora nabyizera nari nakize. aho nyuma kuvuga ngo ukire ufata icyemezo noneho cyo kugaruka hano gutanga ubuhamya byagenze gute? noneho bigeze ejo bundi 2023 ndabyibuka hari mu kwa kabiri. Yego. Imana ishimwe ko ngejeje kuri uyu munsi. Uyu munsi ni mu kwa kabiri naho kandi ubu maze umwaka Imana yarankijije burundu. Amen. Ni anniversaire yanjye, ahubwo mukore anniversaire, muzakore anniversaire muri kwa kabiri ntibukarenge. Yego. Kuko ndabyibuka hari mu kwa kabiri, simpanibuka itariki neza. Habaye mu kwa kabiri bwa buribwe kandi burongera buragaruka, bwa bubyimba burongera. Iyo bwanjaga kumfata bwajugunyaga ibintu bimeze nk'urushahi bisosera nk'umunyu. Aka kantu ko munsi y'imira babwiye kagahita gahangarara. Bigaca hamwe ikigori cyayobeye cyazaga kibishahera gute? Aho ikigori cyanize simpazi gusa nuko hariho hangize ikibazo. Noneho reka mzito urwunyunyu rwazaga ruza utazi aho ruvuye. Rwaturukaga munsi y'ururimi. Ariko bivuye ku buribwe hano bigashahira bikanyura hano munsi y'ururimi. Mu kanwa nta zindi ngingo zangiritse kubera uburibwe? Mu kanwa nta zindi. Naho hantu hangiritse n'ubu hari umwobo. Kuko n'ubundi hagati aho byaramfataga, Nyagasani yamfasha byakira, hagasigara igisebe. Gasigara ndwana n'igisebe, sinasame cyane, singire gute, singaragura ururimi cyane ngo ko ndakanja cyane, ngashaka ibintu byo kumira byoroshe. Kugeza bikize kubera umuntu nawe buryo uzawomora, kugeza bikize nkabona kurya neza. Ejo bundi 2023 birongera kandi biragaruka. Ejo bundi 2023 sorry. 2023 birongera biragaruka. Bigarutse noneho bigarukanukana byinshi. Ndabango Mana we, nari nizeye ko nakize, none ni gute? Ndabyibuka Imana ije kunkiza hari ku cyumweru muri uwo mwaka wa 2023. Uri mwaka ushize mbese. Mu kwezi kwa kabiri. Naje gusenga hano muri Ebeneza. Nje gusenga ndabyibuka hari mugoroba ijambo ry'Imana rijamo rigiyemo, burya nta jambo rizira ubusa. Umuntu wese ndashaka kubwira abantu bose baba Kristo, uzaza mu ijambo ry'Imana rigiye kujamo uzutegera cyane. Ijambo ry'Imana kurya rivuga ngo ni inkota ibaga igahinguranya, n'ukuri ryarambaza uwo munsi ryakoze operasiyo ikomeye. Kuko umuvugabutumwa yarahagurutse asoma muri Matayo nimba ari ibice 5. Havuga ngo musabe muzahabwa. Arahasoma umurongo wose uko bigenda bivuga, mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa. Uko agenda yigisha akiyasoma nahise numva nk'umushitsi muri nge, numva urumeza muri nge, numva mbaye ukundi kuntu ndasanzwe. Uwo munezero nkunda kugira iyo nanezerewe cyane nizo ngira nzamera kukuntu. Ndangije none namanumva nk'urumeza rushe. Uwe uko akomeza kwigisha ngiye ngakomeza nkaburana Imana mu mutima. Nkaburana Imana mu mutima. Yego. Ndabese Imana, ndabihamya neza iri ni ijambo ryawe kandi niwe warihumitse. None nimba ari wowe uhumitse, iyi ndwara nayimarana iyi myaka 30 ningahe yose nifite, ngusaba buri munsi ntumve. None ijambo ryawe ko riravuga ngo dusabe tuzahaba. Ko ndagusaba kuri nona mbabara ushire yiherezo ku buzima bwanjye, kuri iyi ndwara ushire yiherezo. Nsengera mu mutima uko yigisha ngiye ngafashirizwa iyo kundi kuntu tamenya. Nagize ibyishimo byinshi uwo munsi,
kandi ariko mbwira n'Imana ndataha ntashe uwo munsi saa 11 bugiye guca niyo gitangaza cy'Imana cyakoretse nicuye numva imisonga myinshi none umutwe namagira none kubera narebye data wacu yarwaye kanseri yagaje ataka cyane nabamo none ni kanseri yagiye mu bwonko numva ibintu bibaye ibindi byahinduye isura mbese yego ngiye kumva numva mu kanwa ngo pu nk'ikintu gisa turikiye nk'ahantu gutyo nyine giturukana amashira menshi yuzura akanwa ariko nazengurutse ururimi gutya kubera n'ubundi munsi y'ururimi hari habaye nk'inyama nkumva harimo ikintu kinini mbwira umugabo ngo nacana itara kandi sinari mbashije kumubwira mukubitaho abana iki yumva nyine kundataka acana itara nshira hasi tubonamo ikintu gipfunitswe n'inyama cyari ikinyama kitari gitoya cyaziye muri ya mashira cyaje muri ya mashira ciriye hasi n'abantu ibyo ari byo byose Imana yakoze igitangaza bishobora kuba ari cya kigori turaje tubukuyeho za nyama dusanga ni ikigori cyera nk'icyo bashokoye cyavuyeho umugondoro ubwo mu ijoro bwakeye gasa 11 bwari kubuca bwari bwakeye yego Imana inkorera igitangaza gutyo kwa kabiri kuri mwaka ushize 2023 Imana inkorera igitangaza gutyo kira gutyo uti kigori gisa n'icyo bashokoye cyari kitarabora cyari gikomeye kandi cyera kigori bashokoye mu kuvuga ngo baba bagikuyeho kagahu k'inyuma kiba cera cyane koko nyine wabonye wa mugondoro umaze uvuga ngo cyarameze wasanze gifite uwo mutima w'uwo mugondoro cyangwa wasanze gusa ari ikigori nyine gusa cyari ikigori gisa n'icyo bashokoye nyine kivuyeho kakantu k'umugondoro yego cyari ico kimwe gusa byaje ari bitatu uwo munsi nicyo kimwe cyaje uwo munsi ni amashimwe akomeye cyane bukeye bwaho n'amandebe kandi habyimbye ariko ibyo ntibyatinze kandi kubera amashira yari yavuyemo nta buribwe nari mfite mu ijoro cyangwa ku manywa hari ku manywa ibyo byaje ku manywa uwo munsi ndibuka nari nagiye gusura twari twagiye gutanga ameza na papa Sandrine papa Ange hariya kwa nyina wa Gapita ndababwira ati noneho inyamara ibintu birankomeranye nari yashimye Imana mu kigori cyavuyemo noneho ndabona sinzi ibindi bintu birimo hera noneho iyo watameze nka kwa kundi ngeze mu rugo uwo munsi sinaje hano ngeze mu rugo niho ibyo bindi bibiri byavuyemo biba bitatu urakoze ati ibigori byari bitatu kandi byaje mu bihe bibiri bitandukanye mu myaka 33 ikigori kitarabora kikifite umwimerere wacu w'ikigori yego wabonye imbaraga z'Imana cyane nabonye imbaraga z'Imana ni ukuri abantu bashobora kubifata kibyoroshe ariko ngiye byari biremereye dusoza niki wabwira abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyo ashobora kuba adafite ikibazo cy'ikigori ariko afite ikibazo cy'ikindi ndwara cy'ikindi kibazo bisanzwe cyangwa se ikigaragazo runaka niki wamubwira icyo nabwira abantu bankurikira ni ukuri icambere no kwizera Imana yego bizera Imana ishoboye byose Imana nta kintu inanirwa nubwo yaba ari indwara yananiranye wizeye Imana iragukiza wati nubwo yaba ari indwara yananiranye Imana iragukiza ikigori wakimize ukiri umugeni mfite n'imyaka mike cyane abana ukomeza kubyara ufite icyo kibazo nakomeje kubyara
mfite icyo kibazo. kugeza ubwo ibyo bigori byaje ufite icyo kibazo abana babibona bose. iyo muganiriye bakubwira gute? Nabo babifata nk'imbaraga z'Imana. nabo barahamya imbaraga z'Imana cyane. sawa inshuti bavandimwe, murakoze kandi nawe turagushimiye kubwo kuza gutanga ubuhamya. turizera ko n'abandi bazacumva bose Imana izakomeza ikabagirira neza, ikabatabara, ikabafasha. kandi turashimira Imana yagukijije aho nyine ukaba uri muzima, kiri mu bana bawe ibigori 3 mu muhogo imyaka 33. ni igitangaza cy'Imana. reka tugushimire mama Ange. Yego. kadushimire n'umusaza wakwihanganiye muri byo bihe bigoye kandi bisa n'ibyari bifite imbaraga ku buzima bwanyu. nawe turamushimiye. kadushimire n'abantu bose bagufashije barimo Nyakiza muri Amerika, umubyeyi wavuze Cyangugu, n'uwitwa Mukesha, abaganga bose bagufashije nabo turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibafashe. Yego. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. bitewe n'impamvu z'umwanya reka dusoreza ahangaha, ariko turarikira abantu bose nanone tuzongera kandi tuguhamagare dusubire kandi ukomerezeho ku bindi byagiye bisigara ku bundi buhamya ufite. Yego. dusoza ngaho senga ushimira Imana yagufashije ikagukorera ibitangaza ngibyo. Mbere yo gusenga reka mbanshimira abantu bose ni ukuri bagize uruhare ku buzima bwanjye. Yego. bahari Kabuga ndabashimiye cyane cyane byimazeyo, ndabashimiye. Imana izabaha umugisha. kansenga Imana ashima. turagushimiye Imana ya Isirayeli, tugushimiye gukomera kwawe, tugushimiye imbaraga zawe Mana. ni ukuri warakoze kuturinda, turindira mu burwayi Mwami Yesu. Mwami ni ukuri aya ni amashimwe dutambukije, ubu ni ubuhamya bukomeye Mwami Yesu ku buzima bwacu, mukunzi mwiza Mana. kandi nta kindi waturemeye gushima. ni ukuri turagushimye, ubyumva uri mu ijuru. mukunzi mwiza wagiye ukora imirimo n'ibitangaza hirya no hino, tuzatubyumva Mwami Yesu, tukazamura icyubahiro cyawe Mwami. niyo mpamvu natwe Mwami Yesu twaje hano kugira ngo tuvuge gukomera kwawe, kugira ngo twamamaze izina ryawe, cyangwa se twamamaze imirimo n'imbaraga zawe Mwami Yesu. dukomeje kuguhamagara mukunzi mwiza, ukomeze kubana natwe kandi ukomeze kurinda ubwoko bwawe. urebe abababaye ubasange mukunzi mwiza, abarushe n'abaremerewe bose ubafashe Mwami Imana yacu. abarwayi bari mu bitaro, abarwayi bari ku bisasiro bitandukanye mukunzi mwiza, abo bose ubasange kandi ubafashe kandi ubakize, nabo bazavuga imbaraga zawe, bazavuga gukomera kwawe. ni ukuri ureke icyubahiro cyawe gikomeze kiganze mu isi. tugusabye tukwiringiye kandi twizeye mu izina ryawe Yesu, amen.